Ni mu masaha y'igitondo Stella rero arabyuka maze akajya ku kazi nk'ibisanzwe, gusa iyo yabaga ari mu nzira agenda yacaga muri cafetaria maze agafata amakafe agashyira abantu bakorana ndetse nyine hakaba harimo n'iye. Muri iki gitondo rero nabwo niko yabigenje, akigera ku kazi yabanzaga gusuhuza abantu bose ndetse akamenya niba bose bameze neza. Uyu mukobwa kandi ibyo byose yabikoraga aseka, ibintu byatumaga abakozi bose bakorana bamukunda cyane ndetse rwose ubona ko iyo adahari bose baba bababaye ndetse baba bafite irungu rikabije. Aha rero muri iki gitondo ubwo yari ari kuganira na bagenzi be, bosi yahise aza kumureba maze ahita amubwira ati Stella, ndashaka ko tuvugana kandi byihutirwa. Bahise rero bajya ku ruhande maze nyine Stella amubaza impamvu ibi bintu biri kwihutirwa, naho rero bosi yahise amubwira ati ugiye kujya muri misiyo ariko nyine yo mu cyaro, ubu ugiye kujya gukorera mu cyaro kimwe, hari umukandida ugiye kujya gufasha uri kwiyamamariza kuba meya. Aha rero Stella yahise amubwira ati nta kibazo ko ariko kazi kacu se, kandi kakaba ari akazi nyine niyemeje nkora nkunda. Aba rero bo kampani yabo yari ishinzwe gufasha abantu bari kwiyamamaza ariko bagafasha nyine ba bantu n'ubundi baba babona ko ari abantu beza kandi baramutse bageze ku buyobozi bageza abaturage ku bintu byinshi. Aha rero hari umukandida wari uri kwiyamamariza mu cyaro kimwe, uyu bashakaga kujya kumushyigikira kugira ngo bamufashe maze azatsinde aya matora, cyane cyane ko yari umuntu mwiza ndetse ari umunyabwenge cyane. Boss rero yahise yereka ifoto Stella ati n'uyu nguyu ugomba kujya gufasha. Stella akimukubita amaso yahise amubwira ati boss, ndakwinginze mbabarira, ibi byo rwose ntabwo byashoboka, aha ntabwo najyayo, uyu ntabwo namufasha. Naho rero boss ati kubera iki se kandi utamufasha? Stella turabona uyu muntu ni inshuti yanjye cyane yo mu bwana, uyu musore ureba hano twariganye muri segondere turi inshuti ndetse ari n'inshuti ya musaza wanjye. Urumva ko rero yari umuntu wacu cyane. Hanyuma rero urumva ko rwose ndamutse ngiye kumufasha ntabwo amarangamutima yabura no kuba nabogama, nshobora kuba namukorera ibyo tudasanzwe dukorera abandi kuko nyine ni umuntu wacu cyane. Naho rero boss we yahise amubwira ati nta yandi mahitamo dufite kubera ko nta wundi muntu twahohereza, gusa nyine ndagusaba kugira ngo amarangamutima yashyire ku ruhande, nawe nyine ube umunyamwuga nk'uko dusanzwe tubikuziho, ugerageze umukorere nk'ibyo wakabaye ukorera abandi bose, ntugire na kimwe urenzaho, kubera ko nyine nta kundi kuntu twabigenza kandi uyu muntu akeneye ubufasha bwacu, kubera ko tugomba gukora uko dushoboye kose maze akaba ari utorerwa kuyobora kiriya cyaro, dore ko hari ahantu ahamenyereye, ahabaye imyaka myinshi kandi abaturage bahariya baramukunda nkurikije amakuru nafashe. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati yego ndabizi cyane, ndabizi rwose ko ari umuntu mwiza, gusa nyine kera ntabwo yigeze ashaka no kujya mu bintu bya politike, ubundi kera yahoraga ari umukinnyi w'umupira ndetse yavugaga ko azaba umukinnyi w'umupira akakinira ama ekipa akomeye. Ntunguwe no kumubona, nkamubona ku rutonde rw'abantu bari kwiyamamaza, birantunguye rwose, ntabwo narigeze menya ko icyo gitekerezo yakigira. Naho rero uyu muyobozi yaramubwiye ati birumvikana ko nyine inzozi yari afite kera ubu ngubu atari zo agifite, gusa akeneye ubufasha bwacu kandi nta wundi muntu nizeye uretse wowe. Boss rero yakomeje nyine gusobanurira Stella kugeza igihe abyumviye ndetse rwose babyemeranyaho ko Stella agomba kugenda maze akajya muri kiriya cyaro. Stella rero yaratashye maze atangira imyiteguro. Umunsi wo kugenda warageze rero aratega aragenda nk'ibisanzwe nyine, gusa bari bamubwiye ko bari buze kuza kumwoherereza umushoferi uza kumufata. Yageze rero aho yagombaga guhurira n'umushoferi maze arahagarara amutegereje, yarebaga hirya akareba hino akabona nta modoka ari kubona yaje kumutwara. Sinzi ukuntu yari arangaye, agiye kumva yumva umuntu amwambuye isakoshi ye, yagize ngo ni umujura umwibye maze ahindukira akubita imigeri n'iki byose bivangavanze. Akireba yahise asanga ari Darito. Darito rero ni wa musore nyine wari inshuti ye kera bakiga muri segondere, ni nawe kandi wari uri kwiyamamariza kuba meya wa hano, ni nawe wari uje kumwifatira. Ubwe yumvaga adakeneye kohereza umushoferi kuko yari yamaze kumenya umuntu ugiye kuza hano uwo ari we bya nyabyo, maze afata umwanzuro ko ari uri buze kujya kumwifatira. Bose rero bararebanye
maze baraseka, bahise bahoberana bya bindi ariko bikomeye. Darito atumva warakuze, wabaye mwiza, ntabwo ukiri wa mwana najyaga mbona utazi no gufunga ibifungo by'ishati. Barongeye baraseka bose. Naho rero Stella atumva nawe warakuze, wabaye bogari, ntawamenya ko ari wowe, uzi ko neza umuntu utaguherutse atakwemera ko ari wowe. Bose rero bari bafite inkuru nyinshi zo kubwirana, batangiye nyine kubwirana amakuru no kubazanya amakuru yabo. Uyu mukobwa rero yaramubajije ati none se ko ubundi wagira ngo bari baragusibye ku ikarita y'isi, ubundi wabaga hehe? Naho rero uyu musore aturumva cyagiye turangiza segondere nahise mbona akazi mu kindi gihugu, naragiye rero niberayo nkomeza gukorerayo, ariko nyuma naje gufata umwanzuro y'uko ngomba kuza muri cya cyaro cy'iwacu nyine aho nakuriye, nkaba ariho nteza imbere. Nafashe umwanzuro wo kuza kuhakorera ibikorwa byanjye, ndetse n'amafaranga yose nari narasevinze nkaza kuyakoresha iwacu. Ni nuko kandi numvise nifuza rwose kuba nayobora kiriya cyaro cyacu, kubera ko ni ahantu nkunda ndetse ni ahantu menyereye cyane, menyeranye n'abahatuye nabo baramenyereye. Ubwo rero numvise ndamutse mpayoboye byaba ari byiza cyane, kuko nabikora kubera abaturage bacu nyine, kugira ngo barusheho kumera neza, ndetse njye nanabavugira aho biri ngombwa. Aha rero Stella yahise amubwira ati ni ukuri icyo ni icyemezo cyiza rwose. Uyu musore yahise amubwira ati noneho twagenda. Yamuteruriye amavarize maze ayamushyirira mu modoka, ubundi nyine amubwira kwicara mu modoka ubundi bakagenda. Yaragiye rero amugeza aho yagombaga kurara, maze nyine amusezeraho amubwira ko bazabonana umunsi ukurikira, ko bazahurira aho bari bari gutegurira aya matora. Ndetse nyine uyu musore yari afite ekipe nini y'abantu bari kumufasha bo muri kino cyaro. Mu gitondo rero Stella yarabyutse maze yerekeza aho iyi ekipe ya Darito yakoreraga. Akigerayo baramwakiriye, ababwira ko nyine yoherejwe na komisiyo y'amatora kugira ngo aze gufasha aba bantu nyine, kugira ngo bamamaze uyu mukandida wabo ndetse bamufashe kugira ngo azatsinde amatora. Bose rero bamwakiriye bamwubashye cyane, dore ko yari n'umukobwa nyine w'umunyabwenge wambaye neza, bigaragara ko nawe ubwe yiyubashye. Yatangiye kureba hano hantu maze abona hari akavuyo gateye ubwoba, kandi nyamara uyu mukobwa niba hari ikintu cya mbere yangaga kari akavuyo. Yararebye abona amadosiye yose, ibintu byose biranyanyagiye. Yatangiye kubabwira ati nimugerageze ibintu byose mushyire ku murongo, ku buryo ikintu cyose umuntu ashaka yakibona byoroshye. Biroroshye ko mushobora gukarasa aya madosiye mutangiriye ku nyuguti zibanza, mukagenda muzikurikiranya nyine, aho kugira ngo mube mwahereye inyuma mugaruka imbere. Rwose bino bintu biri mu kavuyo cyane. Igihe rero bari bari kubitunganya, yagiye muri biro ye aho bari bamuteguriye. Aharebye abona nta nubwo ashobora kuhicara, amadosiye yaranyanyagiye ahantu hose, ubona ibintu ari akavuyo gusa. Aha rero yahise asaba nyine abakozi babiri bari bari hano, abasaba yuko bamufasha maze bagakora isuku hano. Barahatunganyije, bazana amavaze y'indabyo barahatereka muri izi biro. Ahantu hose bahagira neza cyane, ku buryo waharebaga ntumenye ko ari hahandi warebaga mbere. Mu kanya gato rero Darito nawe nyine yaraje. Akihagera yarinjiye maze akubise amaso hano, yarabanje agira ngo arayobye, hafi gusubira inyuma agira ngo ntabwo yinjiye hahantu bari basanzwe bakorera. Ati hano se kandi habaye iki? Naho rero Stella ati twabanje kuhatunganya, hari akavuyo kenshi, nabonaga bitari butworohereze kuhakorera hameze gutya. Kano kanya rero Darito yahise amubwira ati ubundi niyo mpamvu rwose nkwemera, ubundi we wari warabuze. Iyo ahantu hose ugeze ibintu byose bihita bijya ku murongo, ntureba. Noneho ubu ngubu twatangira gukora, dore ko rwose nanjye nkireba nuko hano hameze mbese numva ibitekerezo biri kuza. Bose rero barasetse maze nyine akazi gatangira ubwo. Ku mugoroba rero bari gutaha, Stella yasabye Darito ko yamunyurana aho Darito nyine yari atuye kugira ngo asuhuze mushiki wa Darito babanaga, dore ko nawe nyine bari baziranye cyane. Darito rero yarabyemeye amugeza mu rugo. Aha rero Stella yahamagaye mushiki wa Darito maze bajya ku ruhande, barahoberanye birumvikana, bari bakumburanye cyane hashize igihe kinini. Hanyuma rero Stella yatangiye kumubaza
ati ndashaka ko tuganira ibintu biri siriyasi kandi umbabarire umbwize ukuri ntumbeshye kandi ntugire n'uruhande na rumwe ubugamiraho. Naho rero uyu mushiki wa Darita ati nta kibazo rwose ndakubwira. Stella yaramubajije ati none se ubibona ute kuba musaza wawe yakwiyamamariza kuba meya wa hano hantu? Urabizi neza ko nta gitekerezo cya politike yigeze agira na rimwe. Urabizi yari umusiporutifu, ibintu bye byari ukwikinira umupira w'amaguru. Urabona se biriya bintu azabishobora? Cyane cyane ko aramutse nyine atabishyizemo imbaraga cyane byazarangira uwo bahanganye amutsinze, kandi ni ukuri ntabwo ari byo twifuza. Mushiki we ati njyewe rero nkurikije ukuntu mubona mbona yarahindutse cyane, uko yari ameze kera ntabwo ariko akimeze ubu ngubu, ndetse rwose biriya bintu abishyiramo imbaraga, urabona ko ari ibintu ashaka kandi ari ibintu yashobora. Ikintu ngusabye ni kimwe, mbabarira umushyigikire rwose kandi ntukomeze kumushidikanyaho, kubera ko njyewe rwose maze kubona ko yabishobora. Bakiri muri ibi ngibi rero Darito yahise abasanga aho bari bagiye, ati nyamara sinzi impamvu mutari kunyizera. Mushiki we rero yahise ababwira ati reka nigire mu nzu maze mube muvugana. Naho mu kanya barasigaranye rero, maze Darita ahita abwira Stella ati hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza urifuza ko nakora iki? Stella rero yahise amubwira ati ndifuza ko wanyizera kandi ntukomeze kumbonamo wa mwana mwiganye muri segonderi, kuko ntabwo ari uko nkimeze. Darita ati ariko nanjye ntabwo rwose ari gutyo nkimeze, ahubwo ntukomeze kumbonamo wa muhungu wahoraga akina umupira w'amaguru, wahoraga yambaye imyenda isa nabi kubera gukina, yaguye mu byondo, yambaye udukabutura. Ntube ari uko nguko mfata, kuko rwose hashize imyaka myinshi cyane nahinduye ibitekerezo mu buryo bufatika. Ndakwinginze rwose mbabarira, maze wumve ko ibintu uri kukubwira ari ibya nyabyo. Naho rero Stella yaramubwiye ati ndashaka ko rero unyizera maze ukajya wumva ibintu nkubwiye kandi rwose ukabikurikiza. Naho rero Darito ati byose se nta kuvuga hoya? Stella ati ibyerekeranye n'amatora byose nibyo ndi kuvuga. Uyu musore rero yahise amubwira ati niba wumva rwose uzanshyigikira ukaba ku ruhande rwanjye nta kibazo, kubera ko njyewe ndashaka kuzegukana iyi ntsinzi. Ibyo uzambwira byose nta kibazo rwose, ubu ni wowe muyobozi ndetse ngiye kuzajya nkurikiza ibyo ushaka byose. Ahangaha rero bamaze kuvugana ibi batangiye kwivugira ibindi. Darita baramubajije ati ariko se mbabarira umbwize ukuri, ibi bintu naraye mbitekerezaho ariko nabiburiye igisubizo. Naraye ntekereza niba ari wowe cyangwa atari wowe, na n'uyu munsi ntabwo ndemera ko uyu nguyu ndi kureba imbere yanjye wambaye agakweto ka hotaro, agapantaro n'agakoti, ufite isakoshi, umukobwa nyine w'inkumi, ntabwo ndi kwemera ko ari wowe wa wundi twiganaga. Naho rero Stella aseka ati nibyo nakubujije, sinshaka ko wibuka ibya cya gihe, ahubwo nyine ndashaka ko umfata nkaho aribwo tugihura. Darita ati hanyuma rero ukumva byashoboka se? Ati ntabwo byashoboka, kubera ko njyewe nkikubona hahandi nyine twaherukaniraga aho byari bigeze wagira ngo ni nk'aho ariho natangiriye, gusa nari ngukumbuye ntabwo ushobora kubyumva. Ibi kandi babivuganaga bari no guseka, bari gutera story nyine, ubona ko ari abantu bari bakumburanye ndetse rwose ari abantu baziranye cyane kandi baba banishimiranye. Naho rero Stella atumva nkubwire kuri njyewe usipoze ko tutaziranye n'ubu ngubu tugihura, bitabaye ibyo wanyicira akazi. Barongeye kandi baraseka, gusa nyine Darito yari yishimiye kuba yarongeye guhura n'uyu mukobwa. Stella yahise amubwira ati ejo nta kazi kandi tugomba kubyuka kare, reka rero ngende n'ubundi njye kuruhuka. Naho Darito ati genda uruhuke, nanjye ndananiwe cyane, tuba twiriwe mu bintu byinshi, umunaniro uba ari wose. Darito yahise amubwira ati ariko urabizi yuko nubwo rwose urugendo rwaho urara ari rugufiya, ariko sinatuma ugenda n'amaguru, ntabwo natuma wijyana, ngomba kuguherekeza uko byagenda kose. Naho rero Stella ati uracyari wa wundi wa kera, keya ni za zindi neza neza, uracyari umwana mwiza, uzi ko utigeze uhinduka, uracyari wa wundi neza. Naho rero Darito ati ntakubeshya uretse kuba ubwonko bwanjye bwarakuze gusa, ariko ubundi ntabwo nigeze mpindura imico yanjye n'imyitwarire. Umunsi wakurikiye rero barabyutse bajya ku kazi nk'ibisanzwe. Ahangaha rero Stella yafashe ijambo maze atangira kubwira abakozi bose nyine ibyo bagomba gukora. Yabashimiye kandi akazi bakoze mbere y'uko aza, kuko rwose
yasanze hari aho ibintu bigeze. Ikindi kandi yarahindukiye maze areba Darito, yahise amubwira ati ugomba guhindura imyambarire kubera ko imyambarire yawe ntabwo rwose ikwiriye meya wayobora hano hantu, kubera ko hari abantu benshi batagutora bakurikije yuko utazi n'icyo ugomba kwambara. Naho rero Darito atari ko rwose ngiye nkeka ko nambara neza, iyi myenda nambara se hari icyo itwaye. Uyu mugabo rero yahoraga yiyambariye amajinisi ndetse n'amashati y'amatiyayi, niyo myenda gusa yahoraga yambaye. Aha rero Stella yahise amubwira ati hoya, ugomba kwambara nyine nk'umuyobozi ndetse ugomba kwiga kwitwara nk'umuyobozi. Ikindi kandi ugomba gutegura disikuru uzavuga mbere y'uko amatora aba, kubera ko abaturage bagomba kumenya uwo bazatora uwo ari we ndetse rwose n'imigabo n'imigambi abafitiye. Abantu rero bose bari hano nyine ubwo nabo mu itsinda rishinzwe gufasha Darito bose bahise bavuga bati yego rwose nibyo. Kandi akivuga n'icy'imyambarire wabonye ko bose bari kubyumva kimwe, kubera ko imyambarire yabaga afite ntabwo rwose yari ikwiriye umuyobozi. Stella rero akimara kuvuga ijambo, Darito yahise amubwira ati wawu, ati ni ukuri wakoze akazi k'indashyikirwa, gusa uracyakomeza kuntungura. Naho rero Stella yarasetse ati ahubwo se hari icyo wari wabona? Aha rero Stella yahise ahamagara abakobwa bakeya mu bakorera hano maze abasaba ko bamukurikira. Yahise asohoka nabo bamugenda inyuma. Baragiye rero bagura indabo maze nyine ahita afata amakirishe, ubwo ni twa dupapuro turiho nyine uwiyamamazaga. Bahise bagenda mu muhanda hose bagenda bahereza umuntu ururabo, bagahita bamuhereza na ka gapapuro kariho ifoto ndetse n'amagambo y'uwiyamamaza. Umujyi wose barawuzengurutse, dore ko nyine nubwo bahitaga icyaro ariko nanone nuko atari umujyi mukuru, ariko nanone hari ahantu hatari mu cyaro nyine hari mu mujyi ariko wo mu cyaro ni nk'uko twavuga. Barahazengurutse rero hose bagenda bahereza abantu indabo ndetse rwose babaha na twa dukirishe, ubona abantu babyishimiye bari no kugenda babisoma, abantu bose nyine basoma ibyo uyu mukobwa yabaga ari kubaha. Babishoje rero barongeye baca kuri cafetaria, dore ko ahantu hose yageraga nicyo kintu cya mbere yabanzaga kumenya, kuko yakundaga kafe cyane ndetse akifuza ko nabo bari kumwe bose bayisangira. Aha naho rero yahise agenda agura kafe nyinshi maze ashyira abo bakoranaga. Barabikunze cyane dore ko yasanze batangiye no kunanirwa, ariko nyamara bakimara gufata kano gakafe bahise bongera bazana imbaraga maze bose batangira gukora. Muri weekend rero Stella yegereye wa mushiki wa Darito maze aramubwira ati turananiwe cyane, dore ko nyine uyu mushiki wa Darito nawe barakoranaga muri hantu bakoreraga nyine bari gushyigikira Darito. Yaramubwira ati turananiwe cyane, tumaze icyumweru cyose dukora, hanyuma rero dukeneye ikintu cyatuma turuhuka. Ndakeka kandi na Darito ari uko, ndifuza ko twamutungura rero maze tukamujyana ahantu nyine nawe rwose akabasha kuba yarelagisa, kubera ko ntabwo tumeze neza habe na gatoya, umunaniro ni wose. Mushiki rero wa Darito yaramubwiye ati mbwira ukuntu uri kubipanga. Naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati ndifuza yuko dushaka nyine abajene ba hano hafi maze tukabajyana ku kibuga tukazatwarayo na Darito tumutunguye maze bagatangira gukina agapira. Ndabizi bizatuma mu mutwe we aruhuka, ikindi kandi bizatuma abo bajene bazaba bari gukina amafoto azaba yafashwe n'amavideo byose nabyo bizajya ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu bizatuma yongererwa amajwi, kubera ko abantu bazabona ko ni umuntu ubashije kubana n'urubyiruko neza ndetse rwose ni umuntu buri muntu wese yakwisanzuraho. Ibyo rwose bizatworohereza kubona amajwi menshi y'abantu b'ingeri zose. Naho mushiki rero wa Darito atari ko ubwenge uzi, ntabwo nzi niba rwose ari nayo myaka ufite, wagira ngo imyaka ufite ntabwo ariyo yawe. Aha rero Stella yarasetse maze mushiki wa Darito aramubwira ati yego rwose ibyo nibyo. Barabipanze rero maze nyine babwira Darito ko ari ahantu bifuza yuko yabaherekeza bakajya kuganira. Yarabaherekeje. Bakigera ku kibuga cy'umupira bamubwiye ko rero bifuza ko yakina agapira n'abandi basore ndetse rwose akabasha kuruhutsa mu mutwe. Yahise ababwira ati rero ntabwo ibyo bintu mbyibuka kuko mperuka gukina kera
ntabwo naba nkibyibuka. Akivuga ibyo yagiye kubona abona ekipe y'abasore iraje rwose n'umupira bahita bawumunagira. Aha rero nta mahitamo yari afite, bahise bajya mu kibuga maze batangira gukina, ndetse na Stella yari ari gufasha Darito ari gukina n'abandi. Ni nako abandi ku ruhande bari bari kogeza bafata amavidewo bayapostinga, bafata amafoto, ubona nyine ari ibintu byiza cyane. Darito nawe yari yishimye yasetse, ubibona ko bino bintu biri kumuruhura. Bashoje rero Stella yaramubwiye ati ni ukuri rwose wakinnye neza cyane, ahubwo ntabwo nari nzi yuko ugifite imyuka bigeze aha. Darito ati urumva ibintu uri kuvuga, igihaha cyari kimvuyemo, ntabwo wabibonaga ko umutima wari ugiye kunca mu kanwa. Barasetse rero maze bakubitana mu biganza. Naho rero Stella ati ariko ni ukuri byakugiriye akamaro, wabonaga ukuntu wari uri guseka, wabonaga ko rwose bigushimishije. Darita ati nishimye ntabwo ushobora kubyumva, ndumva byananduhuye mu mutwe, nahise nibagirwa stress zose twari turimo. Ariko se ariya mafoto bafataga n'amavideo, buriya koko ni ngombwa ko muri buyashyire ku karubanda? Uzi yuko neza abana bari bari kuntsinda. Naho rero Stella ati bagomba kuyahashyira kubera ko ariya mafoto n'amavideo ni ingenzi cyane, bizadufasha kwereka abantu ko nyine uri umuntu usabana, uri umuntu urubyiruko rwiyumvamo, ndetse rwose uri umuntu mwiza kurenza uko baba babitekereza. Aha rero bahise bicara maze nyine batangira kwiganirira bicaye ku gatebe ka bonyine. Ahangaha Darito yari kubwira Stella ati ni ukuri ukomeje kugenda untungura, ntabwo mba numva ko wakuze bingana gutya, noneho ukuntu utekereza nabyo rwose birantungura. Stella rero yahise amubwira ati niyo mpamvu nagusabaga kunyizera, ntukomeze kundebera mu ndorerwamo ya kera, ahubwo nyine ukandeba nk'aho ndi umuntu mushya. Darito yahise amubwira ati biragaragara rwose, ati ahubwo se nkwibariza ikibazo cy'amatsiko. Naho Stella ati mbaza nta kibazo. Darito ati ntabwo urashaka umugabo, nta fiyanse ufite, ko ndeba intoki zawe nta kintu kiriho. Stella rero yahise amubwira ati rero ntabwo mba numva rwose ibintu byo gushaka umugabo cyangwa ibintu byo kujya mu rukundo ari ibintu byihutirwa kuri njyewe, mba numva ngomba kubanza nkishakira amafaranga, ibindi byose bikazaba biza nyuma. Darito yahise amubwira ati ntabwo bishoboka, ukuntu umukobwa mwiza nkawe w'umunyabwenge yaba abereye aho ngaho, none se ushatse kuvuga yuko n'abasore ari impumyi ku buryo batashyiramo imbaraga? Stella ati baragerageza, ariko kuba ngewe ntabishaka birahagije kugira ngo abe nta n'umwe wabasha kuntsindira. Stella yahise amubaza ati ahubwo se wowe bimeze bite? Reba ubu bogari bwose ufite, ndabizi rwose ubu abakobwa baba basaze bose bashaka ko mukundana. Mbwira wowe nyine ko nta kintu ndi kubona nawe wibwira, ko mbona ukiba wenyine ukibana na sister wawe. Naho rero Darito ati neza neza ngewe nawe wagira ngo dutekereza kimwe, ntabwo ibintu byerekeranye n'urukundo ari ibintu nyine byantwariraga umwanya, gusa nanone ntabwo ariko nsigaye niyumva, simbizi wagira ngo ahari ibyo natekerezaga bigiye guhinduka. Stella yahise amubaza ati none se haba hari umukobwa se uri kubona ukabona byavamo? Darito ati yego rwose hari uwo ndi kubona nkabona byavamo, nubwo ntabizi neza niba nawe nyine ariko bitekereza. Stella yahise amubwira ati ndakwizeye, keya zawe n'imitoma yawe nta mukobwa rwose wakunanira, ibyo byo ndabizi neza, uzabigerageze we gusa uzahita ureba, aho uzasanga uwo mukobwa ari we ugukunda kurusha uko umukunda. Bahise baseka rero, Darito mu mutima ahita atangira kwibwira ati yabaye wamenyaga yuko uwo ndi kuvuga nta wundi ari wowe, dore ko kuva wagaruka muri kino cyaro nahise numva neza neza amarangamutima yanjye yongeye kubyuka. Ibyo ariko ntabwo yari kubimubwira, yari ari kubivugira mu mutima, ndetse nyine ari kwibaza ati ubuse uyu mukobwa mubwire ko ari we watumye nongera gutekereza ko umuntu ashobora gukunda mu buzima. Nanone bikamutera ubwoba atari ko si ibintu ari kumbwira, ndamutse mubwiye ko mukunda maze nyine akantera indobo, ko numva nabyo ntabyihanganira, byanca intege no mu bintu byose ndi gukora. Yarongeye rero yisubiraho maze aravuga ati reka nicecekere mbyigumanire mu mutima, ahari uyu mukobwa wananiye abasore bose n'ubundi nanjye wabona ntamushobora, wabona nyine atanyemerera. Hano rero Darito yahise abwira Stella ati gusa ndagushimiye rwose ku bwitange ukomeje kunyereka n'ukuntu kandi ukomeje kunshyigikira. Naho rero Stella
ati ahubwo ngewe ndagushimiye ukuntu ukomeje gukurikiza inama zanjye no kwemera ubufasha bwanjye. Ikindi kandi nishimiye rwose wowe w'ubu ngubu kurusha uko wari umeze kera, kuko warakuze ubu ngubu uri siriyasi, ntaho uhuriye n'uko wari umeze kera. Ndabyishimiye cyane rwose, ndetse nishimiye kugufasha nukomeza kunyorohereza akazi. Darito rero yahise amubwira ati nditeguye rwose gukora buri kimwe cyose ushaka. Ntiwambwiye se ko ntagomba kuzajya mvuga hoya? Humura, niko nzajya mbigenza rwose. Umunsi wakurikiye rero Stella noneho yabwiye mushiki wa Darito ko yifuza yuko bajya kumugurira imyenda agomba kuzajya yambara agiye kwiyamamaza, ndetse rwose n'igihe cyose agiye ku kazi. Aha rero mushiki we yaramubwiye ati nta kibazo, ndaguherekeza rwose. Gusa mushiki we yishimiraga ukuntu uyu mukobwa Stella ari kwita kuri musaza we, dore ko yari amaze igihe kinini cyane atagira umuntu umwitaho muri buno buryo. Aha rero mushiki wa Darito yari ari kwishimira rwose ibiri gukorerwa umuvandimwe we. Baragiye rero bajya kugura imyenda, bamugurira nyine imyenda yiyubashye y'abayobozi nyine. Barayizanye varize bayitereka muri salo. Darito rero aje bahise bamubwira bati dore imyenda yawe. Nawe yararebye ati imyenda yanjye? Kandi nyine mfite imyenda. Naho Stella yahise aterura iyi myenda yose maze ayimuhereza mu ntoki uko yari izinze nyine, ati genda wigere, kubera yuko niba ushaka kuba umukandida uri seriye ugomba no kwambara imyenda nyine ikugaragaza nk'umuntu uri seriye. Uyu musore rero yahise ababwira ati mubikoze ku ngufu se? Murayimpaye ku ngufu? Naho rero Stella ati twavuganye ngo iki? Igisubizo cyitwa oya ntabwo kigomba kuba mu magambo yawe. Yahise afata rero iyi myenda maze Stella aramubwira ati iyi ngiyi rero ni icyiciro cya mbere cy'imyenda, nitubona bigukwiriye ndetse bikaba bikubereye tuzasubira no kukuzanira iyindi. Yatangiye kwigera maze bakazajya bamubwira nyine bati birakubereye, gusa byo rwose byari bimubereye. Noneho wagira ngo bari bamujyanye, kuko imyenda yose bamuguriye yari iri kuri taye ye, ndetse rwose ubona ko imubereye cyane. Yari yahindutse, yabaye undi muntu, ubona ko yabaye umusore nyine wo mu rundi rwego, atakiri wa wundi wahoraga mu majinisi, amatisheti n'amatiayi. Yamaze kwigera rero maze nawe rwose abona ko iyi myenda yari imubereye. Yabwiye Stella ati ni ukuri nkomeje kugushimira ukuntu ukomeje kunyitaho, sinzi ko nzagushimira bihagije. Naho Stella ati ni inshingano zanjye kukugaragaza neza kuko uri umukandida wanjye kandi nshinzwe gufasha. Nzishima cyane ari uko umaze gutsinda amatora, aho niho rwose tuzaserebura maze tukumva yuko hari ikintu twakoze. Umunsi umwe rero Darito yari yagiye kwiyamamaza, gusa Stella yatunguwe n'amagambo bari kumuvugaho, dore ko nyine buri muntu wese yahagurukaga maze akavuga ikintu amuziho. Umwe yarahagurutse ati ngewe ntagutoye, nta n'undi rwose natora, kubera ko uretse no kuba waba umuyobozi wacu, ahubwo n'ubundi usanzwe uri umuntu mwiza cyane kuri twebwe. Nk'urugero rworoshye, n'imyaka yose umaze unkorera imodoka yanjye igihe cyose yabaga yapfuye, kandi ntunyicuze n'igiceri na kimwe. Undi nawe rero barahagurutse ati ngewe rwose ntanagutoye ntabwo naba nzi kureba umuyobozi nyawe, kubera ko nibutse ukuntu wahoraga uri gukora imashini zitwuhirira imyaka kandi ukazikorera ku buntu utatwishyuje. Ibyo byose rero ni ibyerekana ko uri umuntu mwiza, noneho uramutse ubaye umuyobozi byaba byiza kurushaho. Abantu bose bakomeje kuvuga nyine ibyiza by'uyu mugabo, byagaragaraga yuko azi kubana neza n'abaturage, kandi ikindi n'ubundi aramutse abayoboye noneho yazabavugira kurushaho, dore ko ari nacyo kintu cyonyine yifuzaga gufasha abaturage ba hano hantu gutera imbere, kubera ko bose bari bameze nk'aho baziranye, yari azi ibibazo byabo, yifuzaga ko rero yabibafashamo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Aha rero Stella yarumiwe kuko ntabwo ari ibi yari yiteze, ntabwo yari azi ko rwose abantu bamwemera kuri runo rwego. Bamaze kwiyamamaza Stella yaramubwiye ati gusa nyine ndemeye, nibyo rwose ushobora kuba waragiye mu bintu ushoboye cyane, numvaga icyizere kitaraza, ntekereza ko ahari ushobora kuba warabigiyemo kugira ngo urebe ko bishoboka,
ariko kano kanya maze kubona ko umwanzuro wafashe ari umwanzuro wa nyawe kuko n'abaturage bawe baragushyigikiye. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba, mushiki rero wa Darito wari umaze iminsi abitegereza maze akabona ko musaza we rwose ashobora kuba ari mu rukundo na Stella, nubwo nyine yabonaga neza ko atarabimubwira, yafashe umwanzuro wo kugira ngo ababeshye ko yifuza ko baza kujya gukina umukino bombi ari batatu. Yabasabye ko rero ku mugoroba baza kugenda bagakina uwo mukino ubundi bagasangira. Bose rero babyumvikanyeho, rwose bumvaga ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ku mugoroba mushiki wa Darito ntabwo yigeze ava mu rugo, ahubwo kuko bari bavuganye isaha bose bari buhahurire, habanje Darito mu kanya gato Stella abamusanzeyo, ariko mushiki wa Darito ntiyigeze ahakandagira. Baranamuhamagaraga telefone ntayitabe. Baragiye rero n'ubundi batangira kwikinira uyu mukino, dore ko bari bahageze, ari nako kandi bawukinaga bari no kuganira. Mushiki wa Darito we yifuzaga ko aba bombi babona umwanya wabo ari babiri maze bakaganira, ndetse rwose bakaba banabwirana ko bakundana, we nicyo yifuzaga. Uyu mugoroba rero bari gukina banaganira, ariko nyine Darito ari kubaza Stella amakuru ye y'igihe nyine batari baherukanye uko byamugendekeye. Stella nawe ari kumubwira uko ubuzima bwagiye bugenda, uko iminsi yagiye rwose ikurikirana, bose nyine bari kuganira bavugana ku bihe batari bari kumwe. Aha rero Darito yanyuzagamo maze akitegereza uyu mukobwa, ndetse rwose agatwarwa ku buryo yamurebaga atari guhumbya. Naho Stella yahindukira agasanga Darito ari kumureba mu buryo budasanzwe, yahitaga amubaza ati kuri kunyitegereza cyane, hari ikintu naba mfite mu maso? Darito agahita amera nk'umuntu ukangutse ati hoya nta kibazo rwose, ni kwa kundi nyine umuntu ibitekerezo biba byamutwaye. Bakongera bagakomeza kuganira, ariko uyu mugoroba Darito yari kwibaza niba ari wo munsi mwiza wo kuba yabwira uyu mukobwa yuko amukunda. Barashoje rero baricara bari gufata amafunguro, nyamara uko bafataga amafunguro niko wabonaga ibitekerezo bya Darito byamaze kugenda kare, kuko yari ari kwitekerereza kuri uyu mukobwa, ari gutekereza ukuntu ari mu rukundo nawe, n'ukuntu rwose yifuza kumubwira ko amukunda, ariko nanone agakomeza kugira ubwoba kubera yuko yatekerezaga ko uyu mukobwa we ashobora kuba atari ko bimeze. Nyamara Stella nawe wari uri kwitegereza Darito, nawe nta kindi yari ari gutekereza, yari ari kwivugisha mu mutima ati Darito yabaye umuntu w'umugabo neza neza, yabaye umunyabwenge, ndetse yabaye umuntu uri serious kurenza uko yari ameze kera. Ntabwo najyaga ntekereza ko ashobora kuzavamo umugabo umeze gutya. Ikindi noneho ni ukuntu uyu mugabo nyine azi gutanga keya, ukuntu ari umwana mwiza, ibintu byose byabaga byamutunguye. Buri wese yabaga ari gutekereza ku wundi, ariko nyine nta wabwira undi icyo ari gutekereza. Barasangiye rero birangira bashoje gusangira, ariko ntawe utinyutse ngo abwire undi ikimuri ku mutima. Darito nawe yajyaga kubwira Stella ko amukunda, ariko bikamunanira, akongera akifata. Bagiye gusezeranaho rero Darito yabwiye Stella ati wakoze kunkorera umugoroba, nishimye cyane rwose, gusa ndifuza ko twafata agafoto k'urwibutso, kubera ko uyu munsi ndifuza kuzajya mpora nkwibuka. Bahise bifotoza agafoto bose bari kumwe, maze barakitegereza, bose nyine barakishimira. Stella yahise amubwira ati gusa nanjye wankoreye umugoroba, nanjye ndishimye rwose. Ejo mu gitondo rero dufite abantu tugomba kwakira, gusa uramenye ntuze kuntenguha rwose ntabakira ndi jyenyine. Darito ati ntabwo nabikora kandi rwose urabizi, gusa nanone nkomeje kugushimira. Ibi rero yabimubwiraga amufashe no mu biganza nkaho rwose bari gusezeranaho, gusa aba bombi bararebanye batuje cyane, maze bose baraceceka umwanya, ndetse batangira kwegerana nk'abantu bagiye gusomana. Ariko Stella ahita amera nk'aho agaruye ubwenge, maze ahita abwira Darito ati naha mu gitondo. Yahise agenda yihuta kuko nawe yarabibonaga ko rwose bari bagiye gusomana habuze gatoya. Darito rero we yasigaye ahagaze aho bari bari, ndetse asigara ameze nk'isitati atari kunyeganyega, ari gutekereza kuri uyu mukobwa. Darito rero yaratashye maze asanga mushiki we yicaye muri salo. Yahise amubwira ati none se bro, ko noneho utashye utinze byagenze bite? Naho rero Darito
ati byose se atari wowe, si wowe wabikoze ubishaka? Naho rero mushiki we ati gusa nizere ko wagize ibihe byiza, ariko biranagaragara ndi kubibona rwose ko utari buryame ngo usinzire. Darita ati kubera iki ntari businzire? Ati kubera ukuntu ndi kubona uri kwisetsa, uri kujya unyuzamo ukamwenyura, ibyo ari byo byose ufite ibintu byinshi byo gutekereza igihe uri bube ugeze mu buriri. Darita rero yarasetse noneho ati gusa nyine uri mushiki wanjye byo rwose uranzi bihagije, gusa nanone nagize umugoroba mwiza cyane ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero mushiki we ati ubwo rero uzangurira akantu kuko urabona ko nzi gupanga, gusa nizere yuko rwose nawe icyo gukora ukizi. Darita rero yahise amubwira ati icyo gukora se ni igiki? Naho mushiki we ati uramuke da, ndagusezeye rwose ngaho jya kurara ukanuye kuko nabibona ko utari bufatanye ijisho nkurikije uko ndi kukubona. Darita rero yahise amubwira ati urare neza, gusa yasigaye ahagaze muri salo ari kwisekana n'ubundi nyine ubona ari kumwenyura, ubona ibyishimo ari byose yari yagize umunsi mwiza bidasanzwe. Iri joro rero Stella ntabwo yigeze abasha gusinzira, yari ari gutekereza kuri uyu musore, nyamara na Darito nabo niko byagenze. Byatumye rero kubera ukuntu bose baryamye bwenda gucya basinzira cyane, Stella yakanguwe na réveil abona saa 2 zageze, kandi nyamara gahunda yari saa 2 n'igice. Yahise yambara vuba maze yiruka nyine yerekeza ku kazi. Akigerayo bamubwiye ko ari amahirwe kuko asanze abashyitsi bataraza, gusa yabajije aho Darito yaba ari maze bamubwira ko nawe ataraza. Yatangiye kumuhamagara, nyamara Darito yari yisinziriye akiri kurota rwose atanazi yuko iby'akazi bihari. Uyu mukobwa rero yakomeje kumuhamagara, telefone iranga neza neza kubera ko yarasonaga, ariko Darito ntayumve ngo ayitabe kubera ukuntu yari asinziriye. Yatangiye kugira stress nyinshi, yibaza ukuntu nyine aba bashyitsi bari buze kuza batari bubone uwo bari buganire. Gusa nanone akiri kwibaza ibi yagiye kubonabona abashyitsi barinjiye. Nta yandi mahitamo yari afite kubera ko amatelefone ya Darito yari yanze. Yahise ababwira yuko rero bakoze kuza, ariko nanone ko ari we bagiye kuganira kubera yuko Darito yagize indi nama y'igitaraganya itunguranye, akaba rero yayigiyemo maze agasaba uyu mukobwa kuza kuganiriza bano bantu, ndetse rwose ababwira yuko ariyo mpamvu batajyanye. Ariko nabo ntabwo babitinzeho kuko uyu mukobwa yari umuhanga cyane, ari umukobwa uzi kuganira, uzi gusubiza ndetse uzi no kubaza. Baraganiriye ndetse rwose baranyurwa, banamushimira kuba babashije kuganira. Nawe rero yabashimiye kuba bamuhaye umwanya, ndetse rwose ababwira yuko bazongera bakoroganiza indi nama, noneho Darito akazaba hari. Gusa bo nta kibazo na kimwe bari bifitiye, barigendeye nyine basubira mu mirimo yabo. Darito rero we igihe yakangutse rwose n'inama yari afitanye na ba bantu yarangiye, yahise yambara maze azana isoni nyinshi. Yahise abwira rero Stella ati umbabarire, ni ukuri ntabwo nigeze mbikora mbishaka, rwose naryamye nzi yuko ndi buzinduke, ariko ibyambayeho ndakwinginze umbabarire. Stella ati nari mbizi rwose ko ari ibi ngibi uri buze kunkora, gusa nyine nta kibazo kuko byagenze neza. Yamubwiye rero uko byagenze, maze Darito aramubwira ati wakoze cyane kuhambera, ni ukuri wakoze cyane kuba rwose utatumye nseba, ahubwo Imana ishimwe ko yakunzaniye hano. Ubu nari kuba nakoze iki? Nari kuba nabigenje nte? Stella rero yahise amubwira ati gusa nizere ko ibi bintu bitazongera n'undi munsi, kubera ko abantu bagufata nk'umuntu utari serious kandi atari ko bimeze. Umunsi umwe rero Stella yagiye kureba Darito mu rugo. Ageze mu nzira yabonye Darito yibereye ahantu ari kubaka ikiraro cy'amashevare. Ahangaha rwose yasaga nabi yiyanduje, ubona ko rwose akazi kabaye akazi. Aha rero Stella yarahagaze maze atamubwira ati kandi se uri mu biki hano? Ndaho rero Darito ati abaturanyi banjye bagize ikibazo, ikiraro cyabo cyasenyutse, amashevare yabo babuze aho bayashyira, kandi nyine nta wundi muntu bafite wo kubafasha. Ubwo rero ni ngewe rwose nagombaga kubafasha nk'ibisanzwe. Ahangaha rero Stella yahagaze ku ruhande maze yitegereza uyu musore
byaramurenze ukuntu nyine uyu musore yari umwana mwiza yicishaga bugufi, mbese yari umusore utangaje. Yakomeje kumureba rero ibyo yari arimo, ndetse rwose Stella akomeza kugenda amutekerezaho, ari kwibaza ati ariko ubundi uyu musore ni muntu ki, ko mba mbona ngewe wagira ngo ntabwo ari we nari nzi kera, mba mbona rwose wagira ngo ndi kubona ubu ngubu ni mushya. Ntabwo mba numva ukuntu agira umutima mwiza bigeze hariya, ntabwo mba numva ukuntu ari umwana mwiza bingana gutya, ntabwo nubwo mba numva ukuntu abaturage bose bamukunda bingana uku nguku. Yahise atangira kwibwira rero ati niyo mpamvu nanjye byanyoroheye kumukunda, gusa nanone birashoboka ko ari ikosa nakoze kuba naramwishyizemo, kubera ko mba mbona wagira ngo ibintu by'urukundo bisa nkaho rwose atabyitayeho. Gusa nanjye ngomba kugerageza kwihangana, kubera ko ntarebye neza ibi bintu nazabibabariramo. Icyo atabazi ni uko ahubwo Darito w'abamukunda kurusha uko amukunda, gusa nawe aba afite ubwoba bwo kubimubwira, kuko aba abona uyu mukobwa bisa nkaho nawe iby'urukundo atabikozwa. Gusa nyine ubwo Stella yari ari kwitegereza uyu musore, yahise agira igitekerezo cyo guhamagara itangazamakuru kugira ngo baze hano, kuko yabonaga ko bino bintu bidasanzwe. Yahise abikora maze nabo rwose baza bihuta, bari babonye inkuru ishyushye. Bakiza rero basanze n'ubundi uyu musore yibereye mu kazi. Yahise abaza Stella ati ko ndiba ziriya modoka ari iz'abanyamakuru bo muri kino cyaro, ninde wabahamagaye? Naho Stella ati ni ngewe rwose, nagira ngo ibyo niboneye n'amaso yanjye nabo baze babyirebere. Bahise rero bava mu mamodoka n'amakamera bamubaza bati kubera iki uri kubaka hano? Nicyo kintu cyihutirwaga kurusha uko waba uri kwiyamamaza cyangwa uri gukora ibindi bikorwa byawe by'amatora? Nawe rero yahise abasubiza ati ubundi ngewe ntandukanye namwe, ni ubwa mbere nabonye abantu baderanje abantu bari ku kazi. Abanyamakuru rwose mwagiye mureka abantu bakikorera. Naho rero bo bakomeje kumubaza ibibazo. Yahise ababaza ati hanyuma se uratekereza niba amatora yahise rero abwira uyu munyamakuru ati uratekereza se amatora yaba ari ay'ingenzi cyane, cyangwa haba hari ikindi gikorwa cy'ingenzi cyane kurusha uko naba ndi gufasha umuturanyi ukeneye ubufasha? Hano rwose ntabwo mpari nk'umupolitisiye, ahubwo nyine mpari nk'umuturanyi, mpari nk'inshuti, kugira ngo mbafashe kuko ibi batari kubasha kubyifasha. Ntabwo bari kuza kubona aho baraza amashivari yabo, kandi nyine ni njye muntu uhari wo kubafasha. Ubwo rero ibyo rwose nibyo by'ibanze, cyane cyane ko nubwo ndi kwiyamamaza ntabwo ariko nkeneye ubuyobozi, ahubwo nyine ni uko nkeneye ubufatanye noneho n'abaturanyi banjye n'inshuti zanjye n'abantu bose ba hano, burenze uko twari dusanzwe dufatanya, ndetse nkaba nifuza yuko naba ndi n'umuvugizi wabo. Urumva ko rero igikorwa ndi gukora nicyo kijya imbere kuri ngewe, ndetse ni nacyo nahaye agaciro kurusha ibindi byose, kuko nyine ibyo bikorwa bindi byategereza, ariko gufasha inshuti zanjye n'abavandimwe byo ntabwo byategereza. Abantu bose rero bari bumiwe, dore ko nyine ubu bari bari kumufata n'amavideo n'amafoto byose babishyira ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe. Izi nkuru rero zatangiye gukwirakwira mu gihugu hose, maze ba bantu bari baratumye Stella gufasha uyu musore batangiye kumubwira bati ahubwo se ko tureba akwiriye kwiyamamariza noneho kuba umusenateri, urabibona ute? Naho rero Stella ati ibyo ngibyo ni ibyo kubimuganiriza, ntabwo nzi ikintu abitekerezaho. Uyu muyobozi wese amubwira ko akwiye kubimuganirizaho kuko rwose abona ko nabyo yabishobora. Stella rero yagiye kubwira Darito ku byerekeranye no kuba senateri, naho Darito yahise amubwira ati oya rwose ibyo ntabwo mbishaka, naba ngiye kuba noneho umupolitisiye wa nyawe kandi ntabwo aribyo nifuza, ndetse naba ngiye kujya kuba kure y'abaturage banjye, kandi ikintu kiri gutuma niyamamaza ni ukugira ngo mbe hafi y'abaturage banjye, menye icyo bakeneye, mbafashe muri byose, ndetse tube turi kumwe dufatanya buri kimwe. Ntabwo rero rwose nkeneye ibyo kuzagenda ngo njye kwambara amakositime, njye mpora nasohotse nagiye gusangira n'abandi banyacyubahiro, nagiye mu mamisi adashira. Ntabwo ari byo nkeneye. Icyo nkeneye ngewe ni ukuyobora kino cyaro cyacu
maze nkakigira cyiza kurushaho ndetse rwose nkagifasha gutera imbere. Ibindi byo ntabwo byashoboka niba ubufasha mwari muri kumpa bugiye guhagarariraho, nta kundi nyine ubwo nazategereza ibizaba, ariko ibirenze aho rwose ntabwo mbikeneye. Icyo nshaka ni ukuba meya, ntabwo nshaka ikirenze aho. Imyiteguro y'amatora rero yo yarakomeje, ari nako urukundo rw'aba bombi rukomeza kugenda rukura, ariko mu ibanga rikomeye. Umunsi umwe hari mu masaha y'umugoroba, Stella yari yagiye kureba Darito. Bari bafite rero ibintu byinshi bagombaga kuganiraho, gusa nanone hari hakonje cyane. Hanyuma rero Darito yahaye Stella ikote rye kugira ngo yifubike, nyamara Stella yihumurije ikoti maze kurikura ku mazuru biramunanira, dore ko nyine hari harimo umubavu wa Darito. Uyu mukobwa yakomeje kuryihumuriza ku buryo yanatashye yagera mu rugo ntaribike, ahubwo akariraza iruhande rwe ari kuryihumuriza. Yaratangiye kumva rero ibi bintu bitangiye kumurenga, kuko rwose urukundo rwari rumaze kugera ahantu. Nyamara yibazaga ukuntu byagenda kugira ngo azabibwire uyu musore, akumva ntafite aho yahera, ndetse akumva ahari uyu musore yanamufata nk'aho ari umukobwa utari siriyasi. Nyamara ni nako Darito nawe yabitekerezagaho, maze akumva rwose ntabwo afite aho guhera, dore ko yabigerageje inshuro nyinshi kugira ngo amubwire ko amukunda, ariko bikanga. Aba bombi iyo babaga bari kumwe, buri wese yacungaga undi arebye hirya maze akamwitegereza, dore ko rwose ibitekerezo byabo byabaga biri ku rukundo rwabo, ariko nyamara ari mu ibanga rikomeye. Umunsi umwe rero mushiki wa Darito yahamagaye Stella maze amubwira ko yifuza ko bahurira ku rusengero rwari ruri hafi aho kugira ngo bavugane. Stella rero yamusanzeyo amubaza ikibazo gihari gitumye amuhamagara kandi ntamuhamagare mu rugo. Naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati ni ukuri ndifuza kuganira nawe nk'umukobwa ku mukobwa. Stella ati mbwira nta kibazo. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ndabizi ko ushobora kuba utabibona wowe, ariko njye narabibonye cyane, musaza wanjye aragukunda. Stella ati none se yarabikubwiye? Naho rero uyu mukobwa ati oya ntabwo yabimbwiye, ariko nanjye ndi umuntu mukuru kandi nzi kureba musaza wanjye aragukunda cyane, kubera ko imyitwarire ye yarahindutse kuva waza hano. Nibyo rwose yakundaga kuvuga ko urukundo atari ingenzi kuri we, ariko iyo nitegereje ukuntu akureba, iyo nitegereje iyo ari kukuvuga ukuntu aba ari kumwenyura, ndetse n'iyo ndebye ukuntu isura ye isigaye ihora ikeye, asigaye ahora nyine ubona ko rwose ari guseka, ibyo byose byanyeretse yuko ashobora kuba ari mu rukundo nawe, ariko nanone ukaba utabizi. Ndakwinginze rwose mbabarira, maze wemerere musaza wanjye mukundane, mujye mu rukundo, kuko nta kintu cyanshimisha nk'icyo ngicyo. Stella rero yahise amubwira ati kubera ko wansabye ko turi bubwizanye ukuri, nanjye reka nkubwize ukuri, musaza wawe nanjye ndamukunda cyane, ahubwo najyaga nibaza inzira byanyuramo, gusa nanone simbigutumye ngo ubimubwire, nkubwije ukuri kuko nawe wiyemeje kumbwiza ukuri, ariko ntubimubwire. Uyu mukobwa yarishimye maze ahita ahobera Stella ati birahagije gusa kumva ko nawe umutekereza, ntabwo ushobora kumva ukuntu couple yanyu yanshimisha, dore ko munaziranye guhera kera, noneho kandi n'ubundi n'ubu mukaba mumenyeranye. Uyu munsi rero Stella yatashye ibyishimo ari byose, kubera ko yari amaze kumenya ukuri atarazi. Yaratashye maze ajya mu buriri, gusinzira byaranze, akajya avuga ati ariko se ubu harabura iki ngo azabimbwire, ko numva rwose uwo munsi ngutegerezanyije amatsiko. Uyu munsi rero Darito atashye, mushiki we nawe nyine yahise amushyira ku ruhande maze aramubaza ati none se bro, ngiye kukubaza ariko nanone umbwize ukuri. Naho rero Darito ati nta kibazo rwose. Uyu mushiki we yahise amubaza ati umbwije ukuri ntukunda Stella? Darito rero yahise amubwira ati urabizi ko rwose ntakundi iri kumbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, jya wibuka yuko uri mutoya kuri njyewe. Mushiki we ati nyine nagusabye ko rwose uri bumbwize ukuri kandi umbabarire ubimbwire kuko ngiyewe ndabibona. Darito rero yaramubwiye ati hanyuma se nubimenya urabikoraho iki? Naho rero mushiki we ati mbabarira wowe gusa umbwize ukuri uko bimeze. Darito yahise amubwira ati urabizi ni wowe maraso yanjye yonyine ngira kuri iyi si, ariko ni ukuri uriya mukobwa ndamukunda kandi cyane,
ariko nanone ibyo gukunda we rwose ntabwo abikozwa. Mba nibaza rero aho nahera mubwira ko mukunda maze hakanyobera. Uyu mukobwa rero wari wabujijwe kuza kubwira Darito ibyo Stella yari yamubwiye, yahise abwira Darito ati bro, atuzi inama nakugira se? Ati burya ntukiyime abakwima bahari, ikindi kandi rwose ntukishyiremo ibintu ngo wumve ko bidashoboka. Kubera iki se utagerageza amahirwe yawe, cyane cyane ko uri umusore mwiza ndetse rwose uri umwana mwiza, urabizi n'abandi bakobwa baragukunda. Kubera icyumva se Stella watagukunda? Ikindi kandi wowe nawe mwigeze gukundanaho mwiga muri segonderi, urumva rero ibyo bintu biroroshye cyane. Darita ati nyine twari tukiri abana, uko yatekerezaga kiriya gihe ntabwo ariko atekereza ubu ngubu. Naho mushiki we ati nyine gerageza amahirwe yawe maze urebe ikivamo. Darita rero yahise amubwira ati none se urabona byashoboka? Mushiki we ati nyine gerageza, wowe uzumva uko bizagenda, cyane cyane ko mushiki we yari azi ibanga n'ubundi Stella yibitseho. Uyu umuhungu rero yahise amubwira ati ngiye kubigerageza nubwo rwose bitoroshye ndetse nubwo numva mfite ubwoba bwinshi. Mushiki we ati wowe nyine ihagarareho nk'umuntu w'umugabo, uzabigerageze. Nibaguhakanira uzabimenya ko baguhakaniye, ariko nanone nibakwemerera bizaba ari ibyishimo. Aha rero yahise abwira mushiki we ati urakoze cyane rwose kuntera imbaraga, kandi ibyo mbwiye nzabigerageza. Umunsi rero wakurikiye Darito yagiye kureba Stella, maze bajyana nyine ahantu muri jaride bari gutembera, ahantu nyine hakundaga kuba hari amashivari. Aha rero Darito yari kumubwira ati warakoze cyane kubw'ibyo wadukoreye tukaba tugeze kuri runo rwego. Naho Stella ati byose ni akazi kanjye, gusa namwe mwarakoze gushyiramo akabaraga. Naho rero Darito yaramubwiye ati none se urabyumva ute turamutse tugiye ku ishevare? Ndumva nifuza kugutwara. Ahangaha rero Stella yaramubwiye ati uzi yuko ntarayicaraho n'umunsi n'umwe, gusa ndumva hari byantera ubwoba. Darita ati gute byagutera ubwoba se turi kumwe? Urabona hari ikintu na kimwe waba? Stella rero yarabimwemereye, maze bajya ku ishevare batangira nyine kugenda batembera. Byari ibintu byari biryoheye Stella cyane. Bavuyeho rero maze bajya kwicara ahantu ku gatebe aho bari bari kunywa nyine akajwisi, bari no kuganira. Darito rero yabwiye Stella ati ni ukuri sinzi igihe nzagushimira bihagije ukuntu wadufashije. Naho rero Stella ati ariko mbona nkubwira yuko ari akazi kanjye, nta mpamvu n'imwe yo kunshimira. Darito rero yaramubwiye ati none se ejo nyine igihe nzaba ngiye kuvuga ya disikuru uzaba uhari, uzaba ushyigikiye? Naho rero Stella ati sinshobora kujya kure yawe, nzaba mpari rwose, ahubwo nyine nizere ko wabiteguye neza. Uyu musore yahise amubwira ati yego rwose byose biri ku murongo, gusa nanone ni ibyo kugushimira kuko byose ni imbaraga zawe. Darito rero yahise amufata mu biganza maze aramubwira ati ndifuza kukubwira ikintu, ariko mbabarire ntuze kundakarira. Naho rero Stella ati mbwira nta kibazo. Darito rero yahise amubwira ati Stella sinzi uko uri buze kubifata, ariko ni ukuri mba numva ntazi amagambo nabikubwiramo, gusa kuva wagaruka muri kino cyaro ubuzima bwanjye bwarahindutse, ndetse rwose niba warabirebye neza mba numva nishimye, mba numva kandi mfite izindi mbaraga ziri kunsunika. Sinzi ukuntu mba mbyumva, ariko mba numva hari ikintu cyahindutse mu buzima. Ndetse rwose ndashaka kukubwira yuko ya gahunda nari narihaye yuko urukundo atari rwo ruza mbere, kuva wagaruka hano yahise ihinduka. Aha rero Stella yabaye nk'utunguwe, maze atangira gutega amatwi cyane. Noneho Darito ari no kumwitegereza mu maso. Darito yahise amubwira ati Stella ni ukuri ndagukunda, sinzi ukuri bubyakire, ariko ni ukuri uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe. Noneho umutima wanjye wo rwose ni nkaho wamaze kuwitwarira. Sinzi yenda ukuri bubyakire, sinzi na gahunda ufite mu buzima, ariko ni ukuri njyewe rwose ntabwo nakomeza kuvunika njyenyine. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanzuro wo kukubwira ko ngukunda, ndetse rwose wo kukubwira ko namaze kukwiyegurira wese. Sinzi uko bitekereza, gusa ntabwo ari itegeko yuko nawe wambwira ko nkunda, nta nubwo ari itegeko yuko wabyemera, ariko njyewe ndagusaba uburenganzira bwo kugukunda no kugutetesha. Aha rero Stella
yari ari kwitegereza uyu musore yahise amuhobera maze bombi batangira gusomana. Stella rero yari amurekuye buhoro amureba mu maso maze ahita amubwira ati Darito, nanjye ndagukunda rwose ndetse maze n'igihe kinini cyane ngukunda, gusa nibazaga uko nzabikubwira maze nkumva simfite aho guhera. Darito ati ntumbwire koko inshuro zose nashakaga kukubwira ko ngukunda nawe wabaga ubishaka kubimbwira. Naho uyu mukobwa ati cyane rwose. Barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Uyu mugoroba rero Darito yatashye ibyishimo ari byose maze abwira mushiki we ibyabaye. Mushiki we rero yaramubwiye ati nari mbizi rwose ko bizagenda neza. Naho rero Darito yaramubwiye ati ntakubeshye, ndamutse noneho ntorewe kuba meya w'aha hantu, nta bindi byishimo na bimwe naba nkeneye, naba mfite urukundo mu buzima ndetse mfite n'inshingano zo kwita ku baturage banjye. Ntakubeshye ibyishimo byanjye byaba byujujwe. Aha rero mushiki we yahise amubwira ati byose bizaza kubera ko urabishoboye, abaturage barakwizera kandi nanjye ndakwizera, kubera ko niyo yaba ari njyenyine ntora ni wowe natora ntitaye ko tuva inda imwe, ahubwo nitaye ko nyine ari we waba ubikwiriye. Umunsi wakurikiye rero wari uwo kujya kuvuga ijambo nyine kwa Darito, dore ko yagombaga guha abaturage impamvu bagomba kuzamutora uko byagenda kose. Yambaye neza rero, yambara imwe muri ya myenda Stella na mushiki we bari baramuguriye. Hanyuma Stella yagombaga kumuherekeza. Baragiye rero basanga abantu bitabiriye ndetse rwose bari abantu benshi baje kumva nyine icyo uyu mugabo aje kubabwira. Bakigerayo Stella yahise amubwira ati hanyuma reka mbanza njye kugushyuhiriza stage, mbese mbanza abantu mbashyiremo agashyuhe bitegura ijambo uri buze kuvuga. Yahise agenda maze ajya imbere. Yatangiye rero kubabwira ati jyewe nitwa Stella, gusa nje hano atari uko nyine nje kwamamaza uyu mukandida kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa bye birivugira, gusa impamvu nje kubabwira mugomba kumutora ni impamvu zigeze nko kuri 3. Impamvu ya mbere ni uko ntabwo ari umupolitisiye nk'abandi bose musanzwe muzi. Ikindi kandi impamvu yifuza kubayobora ntabwo ari ugukunda ubuyobozi, ahubwo impamvu ni uko yifuza n'ubundi gukomeza guteza imbere kino cyaro ndetse namwe no gukomeza kubafasha mu bikorwa yari asanzwe abafashamo. Murabizi, si ibyo nirirwa mbabwira, murabizi ukuntu yirirwa abafasha mu bintu byose bigiye bitandukanye. Hari abakorera imodoka, hari abo yubakira ndetse hari n'abafasha mu gusana imashini zo kuhira imirima yanyu, hari abafasha gutera imiti, akora ibintu bitandukanye. Bishatse kuvuga ko rero urukundo arufitiye abaturage be kurusha uko yaba arufitiye ubuyobozi. Nimuramuka mumutoye rero ntabwo muzaba mwatekereje nabi, kubera ko rwose muzaba n'ubundi muri kwikorera. Arifuza kubayobora atari uko nyine abayobora nk'abaturage ayoboye, ahubwo arifuza kubayobora nk'abavandimwe be, nk'inshuti ze, nk'abaturanyi be. Ikindi kandi murabizi neza ko kino cyaro arakimenyereye, azi icyo gikeneye kugira ngo gitere imbere. Urukundo agifitiye muraruzi, niho yakuriye, yavuye hanze aho yari afite akazi keza aza gukorera ibikorwa bye hano kuko yifuzaga guteza iki cyaro imbere. Ubwo rero nimuramuka mumushyigikiye ntabwo rwose muzigera mubyicuza. Bakomye mu mashyi ndetse rwose bishimira ijambo uyu mukobwa yari avuze. Naho rero Darito we nyine yahobereye uyu mukobwa maze aramubwira ati none se ko ibyo nari kuvuga byose ubivuze, ngewe ndaza kuvuga iki? Stella rero yahise amubwira ati mu mufuka wawe w'inyuma harimo urupapuro ruriho disikuru uza kuza kuvuga. Uyu musore yafashe rwa rupapuro maze ahita ababwira ati murabizi n'ikindi, ntabwo ari ngombwa rwose ko ndibuze gusoma ibyo nshaka kubabwira. Ikintu kimwe mbabwira ni uko rwose nimuramuka muntoye murabizi nta gihombo muzabigiramo. Ikindi cya kabiri nifuza kubabwira, murabizi ko mfite urukundo rw'iki cyaro cyacu, ndifuza ko twafatanya twese tugatera imbere. Ntabwo rwose nzigera na rimwe mbafata nk'aho ndi umuyobozi mbayoboye, ahubwo nzaba ndi umwe muri mwebwe ndetse ahubwo nzaba ndi mikoro yanyu ibarangurira aho mutabasha kugera. Ubwo rero nimunyizera murabizi ko rwose mutazabyicuza. Gusa nanone hari ikindi kintu kimwe nifuza kubabwira,
ahari birashoboka ko nyine amajwi yanyu naba nyafite mushobora kuba muzantora, ariko hari irindi jwi rimwe ry'ingenzi nifuza mu buzima. Yahise ahindukira rero maze areba Stella, yaramubwiye ati Stella, ijwi ryawe niryo ryonyine nkeneye mu buzima, kubera yuko urabizi umutima wanjye wose nawerekeje kuri wowe. Ndagukunda Stella, kandi ndifuza ko rwose wamba hafi, ndakwifuza mu buzima bwanjye. Naho rero Stella yahise amubwira ati ijwi ryanjye nanjye ndarikwemereye, kuko nanjye urabizi ndagukunda kurusha ibintu byose. Aba rero barahoberanye, maze abari bari hano batangira kuzunguza udupapuro bari bafite twari turiho uyu musore wari uri kwiyamamaza. Bose rero batangiye gukoma mu mashyi, ndetse rwose batangira no kubaririmbira. Ibyishimo rero byari byose. Abaturage bose rero bari kujya basakuza bati tutagutoye twatora nde wundi, tutagutoye amajwi yacu ninde wundi twayaha. Uyu munsi rero byari ibintu bidasanzwe, dore ko nyine ibirori byari byabaye ibirori. Hanyuma rero umunsi w'amatora warageze, abantu bose bari babukereye bagiye gutora. Gusa igitangaje ni uko amajwi yose bayahundagaje kuri uyu mugabo, nubwo n'ubundi n'uwo bari bahanganye nawe yari uwo muri kino cyaro, ariko nyine ntabwo we bamwiyumvagamo nk'uko biyumvaga muri Darito. Baramutoye kugeza aho bamutoye ku majwi 98%. Uyu mugabo rero yarishimye, ndetse rwose ababwira ko atazigera abatenguha. Yashimiye cyane rero Stella, maze amubwira yuko mbere yuko aza nta byiringiro yari afite byo kuzatsinda, dore ko rwose yabonaga amahirwe ntayafite. Ariko kuva uyu mukobwa yaza kumufasha, ibintu byose byahise bihinduka, ndetse rwose atangira kugira n'icyizere cyo kuzatsinda aya matora. Uyu munsi rero intsinzi yari amaze kuyegukana. Stella rero ndetse na Darito na mushiki we bagombaga kujya guserebura, ndetse na ya gurupe yose yabafashaga bagombaga nyine kujya guserebura iyi ntsinzi. Gusa ibyo basereburaga byo byari byinshi, harimo no kubona umuyobozi wabo wari umaze gutorwa, noneho yari afite n'umukobwa bakundana, ibintu bari barategereje imyaka myinshi ariko barabibuze. Bari bishimye rero, ndetse bari kubwira Stella bati turishimye cyane kuba rwose uri gukundana na Darito, kuko ni ibintu bidasanzwe kuri twebwe. Uyu munsi rero kandi Darito yababwiye ko hari ikindi kintu cy'ingenzi yifuzaga kubabwira. Aha rero bose bamuteze amatwi, maze ahamagara Stella kugira ngo aze amuhagarare iruhande. Stella yaraje aramwegera, maze Darito abwira abantu bose bari bari hano ati uyu mukobwa muramureba neza? Nabo bati turamubona neza rwose. Yahise ababwira rero ati uyu yahinduye byose mu buzima bwanjye, ibyishimo mubona mu maso yanjye ni uyu nguyu mbikesha. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza rwose kumusaba nciye bugufi ko yanyemerera maze akambera umugore, kuko nta kintu na kimwe cyanshimisha nko kuba ntekereza ko uyu nguyu nkunda n'umutima wanjye wose agiye kumba iruhande ubuzima bwanjye bwose. Niba binyemereye rwose mwumve ko nta bindi byishimo na bimwe naba nkeneye. Ahangaha rero Stella yahobereye uyu musore, barahoberana umwanya munini cyane. Hashize umwanya bararekuranye buhoro, maze Stella amuhereza ikiganza. Yaramubwiye ati ndabyemeye, kubera ko ari we mugabo nahoze nifuza ubuzima bwanjye bwose. Yamwambitse impeta rero, maze abantu bakoma mu mashyi. Ibyishimo byari byose ku mpande zombi. Nyuma y'umunsi umwe gusa rero Stella yagombaga gusubira ku kazi ke, kuko misiyo yari yamuzanye yari irangiye. Gusa nanone yabwiye nyine Darito ko agiye gusaba bosi we ko yamwimurira hano. Uyu Darito nyine yari ari kuyobora, akaba ariho akorera. Byaba bidashoboka akademisiyona, kubera ko rwose atabasha kuba kure ye, akwiriye kuza akamwegera, ndetse agakomeza kumufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Cyane cyane ko aba bombi bari no gutegura ubukwe mu mpeshyi yakurikiraga. Darito rero yaramubwiye ati ni ukuri ibyo bintu rwose ndaza kubisengera kugira ngo byose bizagende uko tubishaka. Umunsi wo kugenda Darito yaherekeje Stella, maze Stella afata nyine indege asubira ku kazi ke nk'ibisanzwe. Gusa
akigerayo yasanze bateguye ikirori cyo kumushimira kubera ko yari akoze akazi k'indashyikirwa. Nyamara iki kirori kirangiye yegereye bosi maze amubwira buri kimwe cyose, amubwira ibintu byose uko bimeze. Bosi we yaramubwiye ati ni ukuri ntabwo rwose nshobora kuburizamo ibyishimo byawe, niba hariya hantu ariho ubona umunezero wawe uri nta kibazo nzahakwimurira maze ujye kuhakorera, kandi ni ukuri ndakwifuriza amahirwe masa mu rundi rugendo ugiye gutangira. Stella rero yarishimye maze atangira kwitegura nyine kujya gukorera aho Darito nawe yakoreraga. Aya mezi rero yose yari asigaye kugira ngo bakore ubukwe yari umunyenga gusa. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bwa Darito bwari ubuyobozi buryoheye abaturage. Abaturage bose bamwiyumvagamo kandi bose babaga bamushyigikiye, baramukundaga bidasanzwe ku buryo bakundaga kumubwira bati ubuse manda yawe niramuka irangiye bizagenda bite ko nta wundi muyobozi n'umwe twifuza uretse wowe. Iminsi rero yaragiye irisunika maze igihe cyo gukora ubukwe cyabo cyarageze. Bakoze ubukwe rero, ubukwe bwari bwitabiriwe n'abaturage ba hano bose, dore ko nyine byasaga nk'aho aba baturage aribo bakoze ubu bukwe kubera ko nta kintu na kimwe Darito yigeze abazwa, byose barabyikoreye. Abazi kudekora baraje baradekora, abazi gutegura ibintu runaka bose baraza barabikora. Imirimo yose bari bayigabanye ku buryo umugeni n'umukwe nta kindi babazwaga uretse kwambara imyenda yabo, ubundi bakaza mu rusengero bagasezerana. Byari ibyishimo gusa rero, dore ko rwose impano zigiye zitandukanywe zahawe bano bantu, ndetse rwose bababwira amagambo meza ku bukwe bwabo, babifurizaga imigisha, babifuriza kubyara hungu na kobwa. Byari ibyishimo gusa. Stella rero na Darito nabo bari bishimye cyane, dore ko uyu munsi Darito yabwiye Stella ko azamukunda ndetse kugeza igihe bazatandukanyirizwa n'urupfu. Naho rero Stella we yaramubwiye ati ahubwo njye numva niba na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, n'ubundi njye nawe tuzongera tukimariya. Byari ibyishimo rero gusa muri ubu bukwe bwabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.